Reka twongere tubahe ikaze mu makuru yacu. Ingenzi TV irakugezaho amakuru y'umugore Uwamariya Beata wambutse intara akambuka uturere agasanganya imirenge acuruza ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa kambuca. Ikaze. Abatuye mu isantere ya Kamabuye mu kagari ka Ngendo umurenge wa Nyarugenge akarere ka Bugesera baratabaza inzego kuko inzoga zikorwa n'uruganda Dusangire Production Limited zikomeje kwangiza ubuzima bwa benshi. Dusangire Production Limited ni uruganda rw'uwitwa Beata Uwamariya. Uru ruganda rwenga inzoga zo mu bwoko bwa kambuca ndetse n'izo mu bwoko bw'urwagwa. Izo nzoga zizwi nka Isano, Isane n'Agasembuye. Izi nzoga zikunze kuboneka ku bwinshi mu mirenge ya Nyarugenge, Nyamata na Mareba n'indi mirenge igize akarere ka Bugesera. Izi nzoga zizwiho ko uwazinyoye amera nk'umusazi, akiruka ku gasozi, akarara ku gasozi, akagaragaraho imico y'ubujura ndetse ngo nta n'icyo aba akikoreye. Nyamara ku birango byazo nubwo hagaragara ko zikorwa mu bitoki na tangawizi siko bimeze, kuko iyo ugeze mu isantere ya Kamabuye aho izi nzoga zengerwa ntushobora kubona ibitoki cyangwa tangawizi cyangwa imitobe bihinjira. Izi nzoga zengwa mu ibanga rikomeye, ari naho bahera bavuga ko izi nzoga ari ibiyobyabwenge, cyane ko n'uwazinyoye agaragaza imyitwarire idasanzwe. Nyir'uruganda Beata Uwamariya wamamaye mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Sahara, aho naho yacuruzaga ibi biyobyabwenge byo mu bwoko bwa kambuca, maze amategeko akaza kumugonga agahungira mu karere ka Bugesera. Ngo yageze mu murenge wa Nyarugenge yakirwa na Pascal Butera wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge, ubu asigaye ayobora umurenge wa Mareba. Beata Uwamariya ngo yareheje uyu Pascal Butera karahava, maze amusaba ko yamufasha gucuruza izi nzoga ndetse no kuzishakira inzira ndetse no kwivuna uwagerageza kuzitambika wese. Uyu Pascal Butera ngo yarabimwemereye, maze yivuna uwageragezaga wese kuvuga izi nzoga nako ibi biyobyabwenge bya Beata, ngo kuko uwagerageje kubivuga wese yamushakagaho impamvu imugeza imbere y'amategeko ndetse akamufunga. Aha hajemo no kuvamo ko umugabo wa Beata nawe yaje gufungwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge, ubu usigaye uyobora umurenge wa Mareba. Ubwo twasuraga uruganda Dusangire Production Limited rwenga ibi biyobyabwenge, twasanze nyir'uru ruganda Beata Uwamariya, maze turaganira mu kinyabupfura gike kidakwiye umunyarwandakazi, nako umubyeyi cyangwa se umubyeyi wagiye ku gise, nako se umubyeyi w'ubuhe wabaswe n'ibi biyobyabwenge, ibi biyayuramutwe. Ati ntabwo munshinzwe, ni mu ngenzura, kandi nubwo naba mbyenga ntabwo mbyengera mu nzu ya so cyangwa iya nyoko. Yumvire nawe ibi biyobyabwenge icyo bikora, umubyeyi wagiye ku gise agatinyuka gutuka abandi babyeyi. Gusa uyu Beata Uwamariya reka yigire nyirantakorwaho, kuko koko ngo arabikwiye, ngo azi kureshya abagabo ndetse n'abayobozi, cyane ko ngo aho ageze hose abanza kureshya abayobozi, cyane cyane abo mu nzego z'ibanze. Ariko ngo ibi abikora agamije gushakira inzira bya biyobyabwenge bye. Niko yabigize rero ubwo yageraga mu karere ka Bugesera akiyagereza Butera Pascal wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge. Na n'ubu ngo ibyo biyobyabwenge biracyagurishwa ku bwinshi, ari naho abatuye mu gice cy'Ubugesera bikunze kugaragaramo cyane batabaza inzego z'ubuyobozi ngo zibatabare, kuko ngo nta terambere rishobora kugerwaho mu gihe abakwiye gukorera igihugu bashaka rya terambere babaswe n'ibyo biyobyabwenge bya kambuca n'urwagwa bikorwa na Dusangire Production, uruganda rw'uyu Uwamariya Beata. Nyamara ngo Beata mu kureshya ko
yivuye hasi kuko ngo n'inzego zishinzwe ubuziranenge yazigezemo, maze arabajijisha karahava bamuha ibyangombwa ari nabyo akoreraho mu buryo bw'ibanga rikomeye. Mu nkuru yacu itaha tuzabagezaho uko uyu Uwamariya yinjiye mu mitima y'abayobozi cyane cyane abo mu nzego z'ibanze ndetse n'umutekano, ndetse ngo n'abakomeye ntiyabasize, arabareshya karahava, abandi abemerera ibidashoboka ndetse abasezeranya n'ibikomeye ngo ibiyobyabwenge bye bikomeze bitambuke maze imari akomeze ayinjize.